uretse kuba benshi muri twe tuzi yuko indimu isharira ikaba n'igihingwa kiboneka ku masoko yo mu Rwanda, abandi muri twe tukaba twarayiteye mu busitani mu ngo iwacu cyangwa tukayibona mu baturanyi. Ntabwo ari kenshi dutekereza ku kamaro nyamwinshi igirira umubiri wacu mu gihe tuyifashe mu buryo bukwiye. Niba warigeze kuryaho indimu, hari igihe wayiriye gutyo gusa nta mpamvu ifatika ituma uyirya. Mu kindi gihe uyikoresha kuko bakubwiye ko ivura giripe, inkorora, ikirungurira cyangwa n'ibindi. Hari n'igihe wigeze kuyikoresha uyikamurira mu cyayi cya mukaru kugira ngo wumve uburyohe bw'icyayi kirimo indimu cyangwa wishimire impumuro gitanga. Kugira ngo tubeho dukeneye kurya no kunywa, ariko mu gihe turiye nabi dushobora guhura n'ingaruka zituruka ku mirire mibi. Aha twavuga nko kugwingira, kurwara bwaki no kugira umubyibuho ukabije, akenshi bikajyana no kugira umuvuduko ukabije w'amaraso. Ni nayo mpamvu uyu munsi twahisemo kubategurira ikiganiro kigaruka ku byiza cyangwa akamaro k'indimu mu mafunguro yacu ya buri munsi. Iyi ni Ingando Online, mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Ingando Online, hamwe natwe hari ikintu gishya cyo kwiga. Niba ari ubwa mbere dusuye kuri iyi channel, twagusabaga gukora subscribe no gukanda kuri ako kantu k'inzogera kugira ngo ujye wakira ubutumwa bugufi bukumenyesha ko hari ikiganiro turangije kugutegurira. Icya mbere, indimu ikungahaye kuri vitamine C. Kuba indimu ikungahaye kuri vitamine C biyiha ubushobozi bwo gutuma uyifashe agira imikurire myiza, kwisubiranya k'uturemangingo twari dutangiye kwangirika. Utwo turemangingo tukisubiranya mu bice byose bitandukanye by'umubiri, gukira vuba kw'ibikomere n'ibindi bitandukanye. Icya kabiri, indimu ifasha mu kuringaniza aside iri mu mubiri. Wenda ntibisobanutse neza kuba indimu ifasha mu kuringaniza aside iri mu mubiri, ariko tugerageje kubisobanura mu magambo makeya, mu gihe aside ibaye nyinshi mu mubiri ituma uturemangingo tuwugize dutangira kubura umwuka wa oxygene uhagije, hanyuma utwo turemangingo twabuze umwuka wa oxygene uhagije tugapfa. Mu gihe aside ibaye nkeya nanone ituma habaho kwirema kw'ibinure byinshi by'umurengera mu mubiri. Ibi bikaba ari moteri nziza itwara umubiri mu ngorane zo kugira umubyibuho ukabije. Naho umubyibuho ukabije ukaba imwe mu isoko itera indwara z'umutima. Aha twavuga nka hypertension cyangwa umuvuduko w'amaraso. Igihe tuvuze umuvuduko w'amaraso, bivuze ko amaraso aba yihuta kurenza urugero rukwiye. Ibi bigaterwa na bya binure twavuze bigenda bigafata ku miyoboro y'amaraso cyangwa imitsi. Iyi miyoboro y'amaraso ikagabanuka mu mubyimba, bigatuma bisa nk'aho hari ikintu kiri gusunika amaraso akiruka ari menshi mu muyoboro muto. Kugira ngo ibi bisobanuke neza, reka twifashishe urugero. Abanamba cyangwa abantu boza imodoka, haba igihe bashatse gutera amazi ku modoka bagafata umupira wa parasitike bakawucomeka kuri robine irimo gusohoramo amazi. Kugira ngo ayo mazi ari guturuka muri robine agaca muri uwo mupira bayongerwa umuvuduko kandi yirase kure, bakanda wa mupira bakawugabanyiriza ingano mu mubyimba, hanyuma amazi agasohokana imbaraga n'umuvuduko akirasa kure. Uku ni nako bigendekera umuntu ufite indwara y'umuvuduko w'amaraso. Uyu mupira w'umunamba twawugereranya n'umutsi, hanyuma amazi acamo tukayagereranya n'amaraso, hanyuma robine ivamo amazi tukayegereranya n'umutima. Mu gihe intoki zikanda umupira ugabanuke mu mubyimba, twazigereranya n'ibinure bifata ku mitsi bikayigabanyiriza umubyimba mu ngano. Ibi iyo bimaze kugenda gutya bikabera mu mubiri w'umuntu,
nibwo bavuga yuko umuntu yarwaye umuvuduko w'amaraso. Mu kuvuga ibi ntabwo twavuye ku kamaro k'indimu, kuko indimu ni urubuto rw'ingenzi wakwifashisha mu kwirinda no kugabanya ibi binure biteza izi ndwara z'umuvuduko w'amaraso n'izindi zituruka ku mubyibuho ukabije. Icya gatatu, indimu yifitemo ubushobozi bwinshi mu kurwanya za bagiteri. Mu yandi magambo, indimu ni antibagiteri. Antibagiteri, aka kajambo bwako anti bivuze ikintu kirwanya ikindi kintu kikakibuza gukora igikorwa runaka. Niba indimu ari antibagiteri rero bivuze ko indimu irwanya za bagiteri. Mu gihe uyikoresheje mu mafunguro ya buri munsi, yifitemo ubushobozi bwo kurwanya za infection ziterwa na za bagiteri zitandukanye. Icya kane, indimu yifitemo ubushobozi bwo gukura ubumara mu mubiri no koroshya igogora. Mu gihe igogora ritagenze neza, bivuze ko igifu kiba kitarimo gikora neza umurimo gishinzwe wo gusya ibiryo kikabikuramo intungamubiri zikenerwa n'umubiri. Kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko igifu kitarimo gikora neza hazamo kubyimba inda, gutura ubwangati cyangwa kugira ikirungurira. Iyo bikomeje kugenda gutya, umuntu ashobora no kugira constipation cyangwa kujya kuri wese mu buryo bumugoye. Ariko ibi ntabwo bishobora kuba ku muntu ukoresha indimu mu mafunguro ya buri munsi, kuko indimu yifitemo ibinyabutabire bifasha igifu mu gukora akazi kacyo. Icya gatanu, indimu ni isoko ikungahaye ya potasiyumu, kalisiyumu na magnesium. Uretse kuba indimu ikungahaye kuri vitamine C, indimu ni isoko nziza ya potasiyumu na kalisiyumu. Potasiyumu ifite umumaro ukomeye cyane mu mubiri. Aha twavuga nko kuba potasiyumu ifasha imikaya gukomera no gukora neza, cyane cyane imikaya cyangwa misikire zifasha mu gutera k'umutima. Mu gihe kalisiyumu yo ikenerwa cyane cyane mu mikomere n'imikurire y'amagufa. Inafasha kandi imikaya kurambuka no kwihina mu buryo bworoshye. Kandi ijanisha rya 99% rya kalisiyumu iri mu mubiri wose isangwa mu magufa no mu menyo. Icya gatandatu, indimu ifasha mu kugira uruhu rusa neza n'umusatsi umeze neza. Indimu ifasha mu kugira uruhu rusa neza n'umusatsi umeze neza. Icya karindwi, indimu ifasha mu gutakaza ibiro ku buryo bwihuse ku bantu bafite umubyibuho ukabije. Indimu ifasha mu gutakaza ibiro ku buryo bwihuse ku bantu bafite umubyibuho ukabije. Icya munani, indimu ifasha impyiko gukora neza no kwirinda uburwayi bwitwa kidney stone. Iyi ndwara yitwa kidney stone ikaba ituma mu mpyiko hazamo utuntu tumeze nk'amabuye y'ubusekabuye, bikaba bituma impyiko zigira imikorere mibi, bikaba byanateza urupfu. Icya cyenda, indimu ivura kandi ikanagabanya uburibwe bwo mu ngingo. Indimu ivura kandi ikanagabanya uburibwe bwo mu ngingo. Icya cumi, indimu yifashishwa mu kuvura giripe, inkorora itarakomera
cyangwa ikifashishwa mu kuvura ikirungurira. Nubwo hari uburyo bwinshi bwo gukoresha indimu mu buryo butandukanye, ariko abahanga mu by'ubuzima babuza kuba warya indimu ukayirya ari yonyine. Kuriya ufata indimu ukayironga, ukayitonora, ugahita uyirya nta kindi kintu yashyizemo. Ku bantu bashaka kuyikoresha nk'umuti uvura kubabara mu ngingo cyangwa kugabanya ibiro cyangwa ku zindi mpamvu, bagirwa inama yo gukoresha indimu muri ubu buryo: gufata indimu ebyiri bagakamurira umutobe wazo mu kirahure kimwe cy'amazi y'akazuyazi, maze bakajya bagifata mu gitondo mbere yo kugira ikindi kintu bashyira mu nda. Byibuze bakagira ikintu bashyira mu nda nyuma y'iminota 30. Ibi turabisubiramo: ku bantu bashaka kuyikoresha cyangwa gukoresha indimu nk'umuti uvura kubabara mu ngingo cyangwa kugabanya umubyibuho ukabije cyangwa ku zindi mpamvu, bagirwa inama yo gukoresha indimu kuri ubu buryo: gufata indimu ebyiri bakazikamurira mu kirahure kimwe cy'amazi y'akazuyazi, bakajya bakinywa buri gitondo mbere yo kugira ikindi kintu icyo ari cyo cyose bafata. Bakaza kugira ikindi kintu bafata nyuma y'iminota 30 barangije kunywa y'amazi y'akazuyazi bakamuriyemo indimu. Ibi bakabikora buri munsi. Uko umuntu agenda abikora bigenda bimufasha kandi akagenda abona umusaruro mwiza. Niba washimye iki kiganiro turangije kukugezaho, ntubure gukanda kuri like kugira ngo twereke ko wakunze iki kiganiro. Kandi ushobora no gutera comment kuri iki kiganiro ukatubwira ikintu wumva wifuza yuko twazaguteguriraho mu biganiro byacu bitaha. Niba ari ubwa mbere kandi udusuye kuri Ingando Online, twagira ngo tugusabe umusanzu wawe wo gukanda subscribe, ugakanda no kuri ako kantu k'inzogera kugira ngo ujye ubona ubutumwa bugufi bukumenyesha ko hari ikiganiro turangije kugutegurira. Iyi ni Ingando Online. Ndabashimiye kuba mwarimo mudukurikira. Mugire amahoro y'Imana. Ingando Online, hamwe natwe hari ikintu gishya cyo kwiga.